Ladies and gentlemen, this is igisubizo cy'abanyarwanda. Iyi ni Igisubizo Media. Nk'ibisanzwe today nabazaniye umustar, umulegend, umukinnyi wa filime, umwatiste, umwacteur mwiza cyane uhamba afite imana idasanzwe. Yirinze kuva zamani, yarakoze afite hit after hit. Ni inyenyeri mu idarapo ry'igihugu cyacu, ni inkingi mu rubyiruko. Ni umuntu wakwiyemo ku mifuka arakora byatara, ashakisha ukuntu yareba yazamura sinema nyarwanda ikajya ku rundi rwego akayigira piwa cyane. What's up man? Mezute? Poa. Ubu se ko nagusuye nkambona n'agafanta. Ubundi abastari mu kina film nuko mwabaye bro. Cyane uko wansuye utabanje kuneguza ariko umuntu nago haburamo akantu wakwiyakiza. Karahari. Njya numva bavuga ngo abahanzi ngo babakennye, ngabahanzi ngo nta amafaranga bagira. Nanzi ko n'abakinnyi ba film ari uko nabo baba barakennye. Namwe nta amafaranga mugira. Make yaraboneka ntago hari mu nzu haburamo cyo kukwakiza. Banaratetse umukozi aratetse tu. Ya byari byishimo gukorana nawe, nifuje kuba nagusura nkareba ese umuntu bita Ziburumwe cyangwa se umuntu ufite channel bita Ganza Entertainment, umuntu wakinnye muri film bita High School kuri New Hope Media. Nkavuga nti se gute nta musura, byari byishimo kabisa kugera iwawe, ni fresh, utuye ahantu heza, igipangu cyiza kirimo inzu nziza nayitegereje, byari byiza byatari. Ese ni ikibazo nashaka kubaza, wiyumvute kuba today warihirinze ukaba waramaze kuba umustar muri filime nyarwanda ku buryo abantu benshi bakwifuza ati Ziburumwe yaza tugakorana filime, ubyumvute? Sasa rero ngiye nta hantu ndagera tu, gusa nigasani nabikunda bizakunda, ariko nta hantu ndagenda cyakora, kandi cyambere no gushiramo nyine imbaraga mu bintu by'umuntu abakora, gusa bizacamo tu. Naho kijyanye n'intuza nyine no gukora filime turazikora, nubwo nyine zitra trending ngo nyine zikundwe cyane, ariko hari ukuntu ko biri kugenda bihinduka gake bizakunda tu. None niba ntakugoye cyangwa se niba atari ibanga, watunyuramo muri makeya urugendo rwawe rwo kujya gukina muri New Hope, ukajya gushutingira film High School, dore ko nabonye utatangiranye nayo, ariko wajemo hagati ubona uhawe role nziza iranakundwa cyane, abantu banakwishimira. Byagenze kujya umenyane na bari abantu, ese ni contrat, ese bimeze kugira ngo mukorane? Mutangiye kwinjira cyane, gusa ibyo nibanga ry'akazi uko ninjiye muri New Hope Media TV tugakinira High School, ntago nakwiga bitindaho cyane, gusa tu niko naye nisanzemo kuriya tu. Ubona kujyamo hari ikintu byongereyemo, hari ikintu nyine waje inite wongeramo bituma ibintu biba fame cyane baragukunda, cyangwa se n'ubundi uko wasanze ibintu biri roko nawe waje ujyana mu mujyi, nta innovation wazanyemo? Ntago ari imbaraga zanjye nyine tu, ni imbaraga zabo za team yose. Ntago navuga uti hari ahantu nabikuye mbigeza ahandi hantu, ko sinjye nyine ukinamo, gusa abo dukora twese twashizemo imbaraga, ibintu birakunda kandi bizakunda. Turacyakora na dushyize hamwe, ikintu n'igisubizo ntabwo hato. None Ziburumwe watangiye gukina filime ryari niba ubyibuka? Sasa rero wenda filime nakinye filime, hari channel bigeze gutwara yitwaga Gisure TV. Iyo ngiyo twayikinagaho biza kugira nyine ikibazo makedu twaplodinga video ituzi bisabwa, birangira channel bayisibye. Hariho amavideo yacu menshi tu, umwe nagwashakisha ngo nyine yabone, nibwo sasa ninjiraga muri New Hope turakora. Nubwo rero n'izindi filime ntagiye kwamamaza ahangaha zo nkinamo, ariko nazo zirahari. Natangiye make mu gukina filime mu 2023 gutyo. Bivuze ngo nawe uri upcoming 2023, ntago ari cyera byatari, ariko byibuze waje hakiri kare. Ese ninde muntu muri filime nyarwanda wireferaho cyangwa se yo muri Romodo, umuntu ureba akavuga ati nanjye ndifuza kuzaba umukinnyi wa filime nk'uriya muntu, ndumva nifuza kuzakora ibintu nk'ibyo yakoze cyangwa se nk'ibyo arimo arakora? Aha mu Rwanda se, urebye mu Rwanda nge nta muntu uranyemeza igihe ibyo bakora, simvuze wenda ko atari byiza,
ariko bitewe n'urwego make nge nshakamo rwa filime mu Rwanda ntabwo ariko babikora kuko abenshi bakunda gukora amakomedi make ni abenshi bakina komedi kandi ngewe uburyo nkoramo nuko n'uburyo nshaka gukoramo filime bitandukanye n'ubwo mbona babikoramo. Niyo mpamvu Roromoda wanjye ngiye kuvuga ngo wenda ngo ngiye guhitamo bose nabahitamo kuko benshi bakunda gukora ibintu bijya gusa. None se nyuma y'akazi, nyuma yo gukina filime no gukora ibintu bya entertainment ku mbuga, ujya ufata telefone ya social media, ninde muntu ukunda gukurikirana cyane mu Rwanda? Nakubwiye ngo aha mu Rwanda abakinnyi bose bakina filime komedi make bose nsa nkaho mbafana, bose ndabafana kuko ibyo bakora ni byiza bijyanye na kariyeri mu Rwanda, bose ndabafana nta kibazo. Video ngezeho nyine nkabona iranshimisha ndayireba tu, nta muntu navuga ati uyu nguyu niwe mfana cyane. None nta muntu n'umwe se n'uyu n'umwe uvuga ati ngewe uyu muntu igihe kirekire niwe nkunda kunze kuba ndi kureba? Nshaka kurana urugero komedi njya kwa Nyakiso kabisa, ni umuregenti muri komedi, niwo muntu wazamuye ibintu bya komedi mu Rwanda ntabwo twari tubizi. Nashaka kureba filime wenda nkaba nahitamo Radio Hero ya Nyakiso, nanone My Heart ni filime nziza, Umuturanyi ni filime nziza, Bamenya Siri ni filime nziza, n'izindi nazo ni nziza zose ndazireba. Make abatipe n'abahanga mu bijyanye na industry yo mu Rwanda, n'abahanga gusa buri muntu wese ndamureba tu, buri muntu wese ndamureba bitewe n'uko yakoze, yashyizemo imbaraga, ibyo bintu byanshimishije byiwe ndabireba. None ndashaka kumenya ni izihe mbogamizi wahuye nazo mu rugendo rwawe rwo gukina filime no gutangira kuzireba? Ese nta mbogamizi yigeze uhura nazo cyangwa se wahuye nazo, byari byagenze bite, ni izihe? Man, mbogamizi zo nahuye nazo kandi nubwo ndacyahora nazo kuko nta hantu ndagiye niko nakubwiye, urumva, nta hantu ndagiye niko nakubwiye. Gusa Nyagasani nyine niwe ugenda aharura inzira z'umuntu, hari igihe uzabona nyine izo mbogamizi zigasa nkaho wenda zijya ku ruhande, ariko muri kariyeri ntago izo mbogamizi zabura. Niyo mpamvu ntakubwira ngo imbogamizi mpura nazo ni izi ngizi bitewe n'uko n'ubundi nta hantu ndagira, ahubwo imbogamizi nizo mpura nazo nyinshi cyane kurusha wenda ibyiza mpura nabyo muri kariyeri yacu. Ubu ngubu izo uri guhura nazo ni izihe? Management, ntago tubona akazi kenshi cyane kuri amacano nyine akomeye. Ndamutse mbonye akazi kuri amacano akomeye kabisa, ibintu bya byiza bisaba kugira ngo umuntu azajya aganiriza abantu nyine batuzamure. Makini izo mbogamizi duhura nazo baramutse nkibona n'urugero bibaye byiza wenda nk'ikiganiro cyawe bakakibona, interview bakayibona, hari igihe wenda nk'aba bakinnyi ba filime bakomeye bashobora kumva yuko hari icyo umuntu ashoboye, barangiza bakagira ute, bakaba wenda bamuhamagaza bakamushyira muri filime zabo, bikaba byiza nyine bikazamuka. Makini imbogamizi duhura nazo ni za management z'abantu bataduhereza akazi muri filime zabo. None hari filime ushaka kuzasohora cyangwa se ubutumwa wagenera abantu badukunda badukurikirana umunsi ku munsi, ugasuhuza abantu bo kuri Gisubizo Media, ukagira ikintu wababwira? Filime zo zirahari, kwanza nibanyarukire kuri Ni Hope Media TV, bakomeze barebera High School. Sasa ubu ngubu niyo filime navuga ndi gukoramo, ubu ngubu niyo filime ndimo gukoramo, ariko bitavuze ko hari izindi nkoramo, ariko ntago ari ngombwa ko nzivugira aha ngaha kuko ba nyirazo ntago ubwo burenganzira nyine mfite bwo kuba nabi, kuko nta nubwo baba bananyishyuye kuba nanazamamaza, urumva. Noneho kuri channel yanjye ya Ganza Entertainment hari filime ngiye kuzancishaho mu minsi iri imbere, bari bayiteguye tu, hazaba hashya, izaba ari umuriro kabisa. Umwita Zibura umwe avuga ati hazaba hashya. Yes, turimo turanasoza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi twari twakoze, nagiye gusora Zibura umwe iwe mu rugo mu gipangu cyiza cyane. Burya abakinnyi ba filime, abantu mukina filime mubona amafaranga menshi kuko nibite n'ukuntu agiye mbona imbuga afite, igipangu n'imodoka nk'eshatu ahangaha, kandi ntabwo apfa kubimukekera.
ewana yakoze cyane kuma karibu, wakoze cyane, Imana iguhe umugisha. sawa urakoze. Sawa, ciao ciao.